Haleluya. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibishimire ihaze kuza kw'imitima yanyu. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Safari Serge. Nejejwe n'Imana yuko iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ku byanditswe byera Imana ishimwe. Hanyuma hari ibintu Imana ishima dukeneye kumenya. Paulo yandikira Abefeso mu bice 5 n'umurongo w'10 yarabwiye ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Imana ishima. Bivuze ngo umukristo cyangwa se umurokore devoir cyangwa se umukoro afite ni wo gushakashaka uburyo yamenya ibyo umwami ashima. Biragoye kumenya icyo umwami ashima utabaye bugufi bwe. Ariko uko turushaho gusenga, uko turushaho kwegera Imana, uko turushaho guhamagara umwuka w'Imana kugira ngo atuyobore, tugenda duhishurirwa, tukamenya iby'agaciro, tukamenya iby'ingenzi byabasha gushimisha Imana. Donc iby'Imana ishima nibyo twakora tugahabwa umugisha. Turabikora tukanezeza Imana, bigatera Imana kugira ibyihindura mu buzima bwacu. Reka tuganire ku bintu Imana ishima, Imana ihimbazwe cyane. Icyambere, Imana dushakaho guhora dushima mu bintu bibaho byose. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 n'umurongo wa 18. Mu bibaho byose muhore mushima kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Imana idushakaho iki muri Kristo Yesu? Umukristo aho ava akagera n'iki Imana imwifuzaho. Ese umuntu wabyawe ubwa kabiri, wavutse ubwa kabiri, akabyarwa n'amazi n'umwuka nkuko Yesu yabwiye uwitwa Nikodemu, n'iki Imana imushakaho? Yesu ashimwe. Ikintu Imana imushakaho cya mbere kibanze ni uguhora ashima mu bibaho byose. Niba hari ikintu giteza shitani kurwara isereri, niba hari ikintu giteza abanzi kubabara, nuko ubabona ushima no muri situation ziri fatale, nuko ubabona useka no mu gihe cy'intambara, nuko babona unezerewe no mu gihe cy'amakuba. Uwiteka dufashe cyane. Nasomye ijambo ry'Imana mu Baroma ibice byaho 5 ku murongo wa 3. Paulo aravuga ngo twebwe si ibyo gusa, ngo ahubwo twishimira no mu makuba yacu, ko tuzi ko amakuba atera kwihangana, kwihangana gatera kunesha ibitugerageza, ngo kunesha gatera ibyiringiro, ngo kandi bene ibyo byiringiro ntago bikoze isoni. Bizagutangaza kubona umuntu yaburaye bugakeri ukuzura umwuka wera hanurira abandi. Yesu ashimwe. Bizagutangaza kubona umuntu ari imfubyi ariko ukazajya usanga ni uhora seka. Bizagutangaza kubona umuntu yaratawe ari ntabwo ari umupfakazi ariko uhure nawe usanga ari uri murushima Imana. Yesu ahimbazwe. Wowe ufite ibyo urusha abandi ugasanga satani yakonga akakubwira ngo ntacyo ufite, ugasanga ntabwo uri gushima Imana. Paulo yaravuze ngo no mu makuba yacu twebwe dushima Imana, twishimira mu mwami, turanezerwa. Impamvu suruse y'umunezero wacu ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari mariage, ntabwo ari urubyaro, ntabwo ari akazi, ntabwo ari amazu, ntabwo ari imitungo. Suruse y'umunezero wacu si ibyo. Ababyubakiraho bameze nk'abubatse ku musenyi kuko ibyo bibasha gukurwa, ibyo bibasha kurangira. Ariko abubatse muri Kristo Yesu, Yesu akaba source, akaba isoko y'umunezero wabo. Bishima muri byose, bashima Imana muri byose, mu bibaho byose barashima. Izina ry'Uwiteka rihimba. Donc guhora dushima mu bibaho byose tugashima ni urwego rw'umukristo maze gukura mu buryo bw'umwuka, kuko situation iyo ari yo yose tumenya yuko Imana yo mu ijuru iyizana kubw'ineza. Nta kintu na kimwe kitubaho Imana itashyizeho akora, Imana itemeye. Kandi ikindi ngira ngo mbibutse iby'Imana yibwira kutugirira. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Ni byiza ntabwo ari bibi kugira ngo itureme mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Imana ishobora no kwemera umwanzi akakugerageza nkuko yigeze yatanga Yobu. Yesu ashimwe cyane. Ariko ifite umugambi yuko nyuma yo kugeragezwa kwawe, nyuma yuko wemerwa, hari ikizakora. Yobu yahiriwe ubwa nyuma kuruta ubwa mbere nyuma yuko ageragezwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nyirambabwire ngo gushima Imana ni kimwe mu bintu bikora ku mutima w'Uwiteka, cyane cyane iyo dushimye turi mu bihe bikomeye, cyane cyane iyo dushimye Imana turi mu bihe by'intambara. Satani arwara isereri, Satani biramuzonga, memu n'ababisha bacu n'abatwanga bakibaza donc uko tumeze. Iyi ni intambwe y'umuntu ufite maturité spirituelle iri hejuru. Iyi ni intambwe y'umuntu wakuze mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko mvuga ku kindi kintu Imana idushakaho cyangwa se gishimisha Imana, ndagira ngo mvuge ku ngaruka cyangwa se ku mumaro wo gushima. Yesu ahimbazwe cyane. Wakwibaza ngo mbese ndamutse nshimye bimbyarira iki cyangwa se bimfasha iki? Wakwibaza ngo mbese iyo dushimye Imana ni iki dukuramo? Haleluya. Icyambere buryo umuntu ushima arongererwa, arahabwa. Reconnaissance nicyo kintu cyambere kibaho gishobora gutera umuntu guhora yakira. Haleluya. Umuntu uzahereza ahubwo ati wakoze, wangiriye neza, Imana iguha umugisha. Uyu muntu aragusunika kugira ngo ugire ikindi kintu wakora. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Bari motivation ku muntu wagukoreye ikintu. Imana ishimwe. Hanyuma iyo tutashimye Imana dukira uruhande rumwe ariko urundi nturukire.
Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka ibice byaho 17 umurongo wa 17 kugera kwa 19. Biravuze ngo Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10 babandi 9 barihe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Imana ishimwe cyane. Ababembe bari ababembe 10. Hanyuma bamenya amakuru ya Yesu, bamenya yuko Yesu atabanena nk'uko abandi babanenaga. Ndagira mbabwire, mu mateka y'umuntu yabaga arwaye ibibembe yaracibwaga bakamunena, ntawamwegeraga, ntabwo yatumirwaga mu birori, n'imiryango yaramucaga, n'inshuti ze zamuvagaho kubera yarwaye ibibembe. Ariko bamenya amakuru yuko Yesu atanena. Ndashimira Kristo yuko atatunena. Yesu ahimbazwe. Abantu bakunena ngo ntubyara, abantu bakunena ngo nta kazi ufite, abantu bakunena ngo yewe byaragucanze, ariko Yesu ntabwo atunena. Kristo atwitayeho, ntabwo arobanura abantu ku butoni ngo avuye ngo uyu nguyu yakize uyu ntakize, uyu ni muremure uyu si muremure, uyu nguyu ni igikara uyu si igikara. Ntabwo Yesu atunena. Mbega uko abantu batureba siko Yesu atureba, kubera yuko situation yose turimo Yesu abasha kuyihindura. Hanyuma abantu babembe baje aho Yesu ari, baramwinginga baramubwira ngo Yesu we, tubabarira udukize ibibembe, turifuza gukira, turifuza gusubirana agaciro. Isi yatwambuye agaciro, abantu batwambuye agaciro, Satani aratwishima hejuru, ariko tugufiteho amakuru kandi tugufitiye icyizere, dukize ibibembe. Uwiteka dufate cyane. Hanyuma ngo Yesu abagirira imbabazi, abakiza ibibembe nk'uko bamwifujeho. Haleluya. Barangije bacaho barigendera, bacaho ari 10 baragenda. Yesu adufashe cyane. Wari ukumbuye kujya mu murima ajya mu murima, wari ukumbuye madamu wajya kumureba, wari ukumbuye business zabatireka mbonye amahirwe yo gusubira muri business. Hari baracijwe no kugira ngo bashake uburyo bakira, basubira mu byaha, basubira mu nzoga, basubira mu nkumi, mu busambanyi. Abandi baragenda bajya mu bitandukanye, buri wese yagiye mu byo yari akumbuye. Hanyuma umunyamahanga umwe muri bano bantu 10 bari bakize ngo agira umutima wa reconnaissance, ahereza agaciro icyo Yesu yari amukoreye. Ageze iyo yaragiye, umutima wanga kumwemerera ngo agumeyo atagarutse gushira. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo arangije arongera afata inzira aza aho Yesu ari, aza mu materaniro Yesu yari arimo. Arangije yibwira Yesu, aramubwira ngo Yesu we, ninjye wa munyamahanga muri ba bantu 10 bakijije, ninjye wari urwaye ibibembe, ninjye utaragiraga ijambo, ninjye wari ufite igisuzuguriro, ninjye utarabyaraga, ninjye utari warabonye uburyo bwo kwiga, ninjye wari warabuze ukuntu nshaka, ninjye wari urwaye. Yesu ninjyewe. Yibwira Yesu. Buriya Yesu atugirira neza, ariko akenera yuko tunarekonesa neza ye. Imana ihimbazwe cyane. Ngo Yesu yarangije muri baratangara, aramuza ngo mbese ntago mwaje kundeba muri 10? None se kujuri wenyine, abandi 9 basize hehe? Witeka dufashe cyane. Hanyuma ngaragije amubwira ngo igendere, byuka wigendere, ngo kwizera kwawe kuragukije. Hanyuma se uyu murongo wa 19 ko Yesu yamubwiye ngo byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukije, ni iki kintu noneho yarakize uyu muntu? Ko yari yaje arwaye ibibembe kandi Yesu yari yamaze kubikiza, kubera iki Yesu yamubwiye ngo byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukije? Haleluya. Ubwa mbere Yesu akiza abantu babembe yarabakishije umubiri, ntabwo ubugingo bwari bukize, ntabwo imitima yari ikize. Ariko uyu nguyu waje gushima yahawe inyongezo. Haleluya. Rokotoko robo sakaya binifa. Yesu yaramubwiye ngo byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukije. Ubwa kabiri ntabwo yakize ibibembe, ubwa kabiri ntabwo yakize umubiri, ahubwo ubwa kabiri Yesu yakishije umutima we, ubwa kabiri Yesu yakishije ubugingo bwe, ubwa kabiri Yesu yakishije umwuka we, ubwa kabiri Yesu yaramubohoye aramubatura. Imana ihimbazwe cyane. Abandi batwaye iby'umubiri, abandi batwaye iby'isi gusa, abandi batwaye ibidafite agaciro, niko navuga. Ariko uyu nguyu yatwaye imigabane 2. Icambere yarakize mu mubiri, akira no mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Iyo twashimye Imana dukira mu mutima, iyo twashimye Imana turabohoka. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe cyane. Reka mbabwire, gushima Imana biva ku mutima unyuzwe. Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere ibice byaho 6 umurongo wa 6, aramubwira ngo icyakora kubaho Uwiteka cyangwa kubaha Imana iyo kugeretseho kugira umutima unyuzwe bibyara inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Iyo twubashye Imana, icya kabiri tukagerekaho umutima unyuzwe, umutima ushima, umutima wa reconnaissance, tukarekonesa ineza y'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Bibyara inyungu nyinshi, ntabwo bibyara inyungu nkeya. Iyo dushima Imana, iyo tunyuzwe, buri umuntu ushima nuko aba yanyuzwe. Niba wariye shima Imana, niba wambaye nubwo yaba ari umwenda umwe shima, niba uramutse shima, niba ugihumeka shima, uracyabasha kunyeganyega shima. Rekonesa ibyo Imana yakoze, kuko hari abantu bifuza kumera nkawe. Burya nushaka kwikompara cyangwa kwigereranya, ntukigereranye n'abantu bakurenze, jya wigereranya n'abantu urenze, abari munsi yawe, abifuza kumera nk'uko umeze. Imana ishimwe.
kubaha Imana iyo gugeretseho kugira umutima unyuzwe bibyara inyungu nyinshi. Uyu mubembe yanyuzwe n'icyo Yesu yari amukoreye, bimutera kuza gushima. Abandi baragiye umuti wamereza, ariko yagarutse kuri Yesu aramubwira ngo Yesu we wakoze. Hanyuma Yesu aramubwira ngo byuka wigendere, ngo kwizera kwawe kuragukijije, amukiriza n'ubugingo. Imana ishimwe. Nkuko nabivuze, muri Kristo Yesu cyangwa se mu Mana hari ibintu Imana ishima dukeneye kumenya. Muri ibyo bintu Imana ishima nifuje ko tuza kuvugamo ibintu bine. Icya mbere nicyo maze kuvuga cyitwa gushima Imana. Icyo iyi Mana yamaze kukiduhishurira, tubasha kumenya ko kiri mu bintu binezeza, kiri mu bintu biyikora ku mutima Imana ihimbazwe cyane. Maze kugisobanura, ndigera nkubwire ngo witoze gushima Imana. Icya kabiri nifuza yuko tuvuga, ndetse n'ibindi bibiri ndibuze guheruka, biri muri Mika ibice byaho 6 umurongo w'8. Biravuze ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe cyane. Reka mvuge ku cyambere cyitwa gukora ibyo gukiranuka. Yesu ahimbazwe cyane. Ndaza kwifashisha nanone Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagaranye n'abanyabyaha, niyicaye n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Imana niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Gushaka ibyo gukiranuka, gukora ibyo gukiranuka, Imana ishimwe cyane. Mbega ni uguhunga icyaha n'igisa nacyo. Nasomye ijambo ry'Imana mu Migani ibice byaho 12 umurongo wa 34, rirambwira ngo ibyaha bikoze isoni amoko yose, ngo ariko gukiranuka, haleluya, gushyira hejuru ubwoko. Iyo twakiranukiye Imana, iyo twatunganiye Imana, biratuzamura. Mbega ni nka sanseri, ni nka eleveta, biratuzamura bikatuvana ahantu hamwe bikadutereka ahandi. Gukiranuka kuvana umuntu kuba umucakara kukamutereka ku ntebe y'ubwamikazi nka Esiteri. Gukiranuka gufata umuntu ukamuvana ku irembo ari umuzamu ukamuzengurutsa mu murwa w'Ishushani hose bavuga ngo nguko uko umwami akunze kubaha bazajya bamugenza. Gukiranuka gufata abanyagano bavuye mu Buyuda bakayobora Babuloni kandi atari iwabo. Haleluya. Gukiranuka kujya kuzamura ubwoko. Gukiranuka guhesha umuntu agaciro atarize, kukamuhesha ijambo atarize. Gukiranuka kujya, haleluya, gukiranuka. Icyo Imana igushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ukujya kure y'icyaha, ni ukujya kure y'ibizira, ni ukutishushanya n'ab'iki gihe. Yesu ahimbazwe cyane. Ukagira umwimerere w'agakiza, ukagira indangagaciro za Gikristo muri wowe. Mbega ugahesha izina ry'Uwiteka icyubahiro, ukera imbuto zikwiriye abantu bihannye. Yesu adufashe cyane. Gukiranuka, muri bimbye ngo gukiranuka ni imibereho, ngo ni n'ubucuruzi bujya bwunguka budahomba, ngo hari n'ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'imyambaro. Ngo bene data nimuze dukiranuke. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire ikintu Paulo none yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere ibice bya 4 n'umurongo wa 8. Haleluya. Yaramubwiye ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro ku bintu bike, ngo ariko kwitoza kubaha Imana ngo kugira umumaro mu bintu byose. Yesu ahimbazwe cyane. Ushobora kwitoza kuvura, nyine uzagenda uvure, ni ibyo ngibyo. Ntabwo umuntu wize kuvura ntashobora kujya kubaka, ntibibaho. Niba waritoje kubaka nawe ntabwo ushobora kugenda ngo umukwaferi. Oya, niba waritoje kuba umukwaferi ntabwo wagenda ngo uvuge ngo ngiyewe nzajya nkanika imodoka, ntibishoboka. Icyo witoje nyine niyo domaine uzajyamo. Ngo ariko kubaha Imana kugira umumaro ku bintu byose, ndetse ngo gufite isezerano rya none n'iry'iteka n'iryahazaza, ubundi buzima. Iyo umuntu yubasha Imana agira agaciro muri Afurika, yajya no muri Amerika kakamuherekeza. Iyo umuntu yubasha Imana agira agaciro muri Amerika, yajya no muri Aziya kakamusangayo. Iyo umuntu yubasha Imana yajya muri Aziya, yajya no muri Europe bikemera. Yesu ahimbazwe cyane. Kubaha Imana kugira umumaro mu bintu byose. Umuntu wubasha Imana burya nta hantu ataca. Haleluya. Umuntu wubasha Imana ni nk'ikinyabiziga ntakumirwa. Umuzibira hamwe cyangwa se umufungira hamwe, Imana ikamuhera umugisha handi. Umwirukana mu majyepfo zingo arapfuye, Imana ikamugirira neza mu majyaruguru. Umwirukana mu majyaruguru zingo birarangiye, Imana ikamujyana iburasirazuba ikahamuhera umugisha. Bite kubaha Imana kugira umumaro mu bintu byose. Haleluya. Ikintu umuntu wubasha Imana agerageza, Imana iramuhira. Kubaho k'umuntu wubasha Imana, Uwiteka araguhira mu buryo bwose bwo guhirwa.
Imana ishimwe cyane. Ngira mbabwire mu migisha Imana itanga, hari abantu benshi bibeshya yuko amazi ari umugisha, bakibeshya yuko amashuri ari umugisha, bakibeshya yuko akazi ari umugisha, bakibeshya yuko ibingibi tuvuga ngo ni imigisha ari imigisha koko, kandi n'abatizera n'abadakijijwe barabitunga. Ariko dore umugisha uri muri Zaburi ya 29 umurongo wa 11, biravuga ngo Uwiteka azahereza ubwoko bw'imbaraga, ngo azahereza ubwoko bw'umugisha ari wo mahoro. Umuntu wubashye Imana ikintu arusha abandi bantu, umuntu ukora ibyo gukiranuka ikintu arusha abandi bantu, ni amahoro y'umutima. Imana ishimwe cyane. Muri Yesaya ibice 48 umurongo wa 22 harambwira ngo nta mahoro umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Umuntu utagira amahoro umunyabyaha, ariko umuntu wakoze ikintu cyitwa gukiranuka, waharaniye gukiranuka, Imana imuhereza ikintu cyitwa amahoro kandi agahirwa mu nzira ze za buri munsi. Imana ishimwe cyane. Gukiranuka, iki ni ikintu cya kabiri mu bintu Imana ishima. Nyuma yo gushima Imana, Imana dukeneye ikintu cyitwa gukiranuka. Imana ihimbazwe. Ikintu cya gatatu mu bintu nashatse kuvugaho bigera muri bine Imana ishima dukeneye kumenya, dukeneye gusobanukirwa, ni ikintu cyitwa kubabarira. Twabisomye n'ubundi muri Mika ibice 6 n'umurongo wa 8, aho Imana yavuze ngo mwana w'umuntu yakweretse ikizi cyari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki. Twabanje kuvuga ku kintu cyitwa gukora ibyo gukiranuka. Mbere yuko tuvuga ku gukiranuka, twabanje kuvuga ku kintu cyitwa gushima Imana. Hanyuma tugeze ku kintu cya gatatu cyitwa kubabarira, gukunda kubabarira. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Niba hari ikintu cyananiye itorero, niba hari ikintu cyananiye umwana w'umuntu, ni ukubabarira. Kubabarira ntabwo bivuze ngo urababarira umuntu kwaye gusaba imbabazi gusa, ahubwo n'umuntu utari wagusaba imbabazi utegerezwa kumubabarira. Yesu nadufashe cyane, kuko ubuzima bwacu bwa buri munsi tubeshejweho n'imbabazi z'Imana. Imana ifite umutima w'imbabazi. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 30 umurongo wa 6. Yesu ahimbazwe cyane. Imana yo mu ijuru ifite umutima w'imbabazi, itinda kurakara. Mbega imbabazi zayo nizo zituma umuseke dutambikira. No muri Luka igice cya 1 umurongo wa 78 haravuga ngo kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu ni uzatuma umuseke dutambikira. Muri ya Zaburi nayo imaze kuvuga ya 30 umurongo wa 6, nyuma yuko Imana itinda kurakara ikagira imbabazi nyinshi, biravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro bwaca impundu zikavuga. Byavuye kuki? Byavuye kuko Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Ibyo nibyo bizatuma umuntu yabasha kurararira, ariko bwaca impundu zikagira gute? Zikavuga. Mbega kamere y'Imana yuzuyemo imbabazi. Ubundi kutababarira, inzika, ikintu cyitwa ibuka, iyo ni kamere ya Satani, ni kamere y'abadayimoni. Uwiteka nadufashe cyane. Niyo mpamvu mu bintu Imana ishima habamo ikintu cyitwa kubabarira. Dusome ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 25. Bivuze ngo kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Biratangaje, abarokore twirirwa dusenga, twiyiriza ubusa, abandi bakajya mu butayu, abandi bagakora ibintu byinshi bihambaye, ariko wakwitegereza wajye mu mwuka gatoya ugasanga barimo barasengera hejuru y'inzika, barasengera hejuru yo kutababarira, barasengera hejuru ya zayibuka nyinshi ziri muri bo, barasengera hejuru y'inzangano. Ukibaza ngo mbese aba bantu Imana basenga kuko babashije kuyimenya? Uwiteka dufashe cyane. Niba ugiye gusenga Imana, hakaba hari umuntu wakugiriye nabi, hakaba hari umuntu wakubabaje, Imana ikeneye yuko mbere yuko watamba igitambo cyawe wabanza ukagenda ukajya kwikiranura uyu muntu, ukamubohora, ukamubabarira, ukamubwira ati mwene data ndakubabariye. Biba byiza iyo usanze umuntu waguhemukiye ukamubwira ati ndakubabariye, kandi iyo utabashije kumugeraho ukabasha kubyaza uvuga ngo Mana we runaka ndamubabariye, kandi koko ukezwa ukamubabarira. Imana ihimbazwe cyane. Iki ni cyo Imana gushakaho. Niba ubabariye umuntu, Imana yo mu ijuru nayo ibasha kugira gute? Kukubabarira. Nanone kandi muri Mariko ibice byaho 11 umurongo wa 26 biratubwiye ngo ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Kondisiyo kugira ngo Imana itubabarire ni nuko natwe tuba dufite imbabazi, dufite umutima w'imbabazi muri twebwe. Haleluya. Icyo wifuza yuko Imana ikugirira utegerezwa kukigira mugenzi wawe. Iyo bivuze ngo dukunde mugenzi wacu nuko twikunda, bishatse kuvuga iki? Bigeze babaza Yesu ngo mbese itegeko rusha yandi kuremera cyangwa se rikuru kuruta yandi ni irihe? Yarabwiye ngo mukundishe Uwiteka Imana yanyu ubwenge bwanyu bwose, imbaraga zanyu zose, ubugingo bwanyu bwose. Mbega ibyanyu byose bikunda Imana, ariko ukunde na mugenzi wawe nkuko ugiye gute? Wikunda. Yesu ahimbaza. Iki ntabwo nakivuzeho kubera ko nzi neza yuko abarokore mwese mukizi. Mu bintu Imana dushakaho icy'ingenzi kiruta ibindi ni urukundo, nubwo ntigeze nkivuga kuko nzi neza yuko mbadahamya yuko mwese mukizi.
Yesu ahimbazwe cyane. Bivuze iki? Niba ukeneye ko Imana ikubabarira, niba ukeneye ko Imana ikugirira imbabazi, kugirira ibambe, iga nawe gutangira kubabarira. Uhere ku tuntu dutoya. Babarira umuntu ukuvuze nabi, babarira umuntu ukwimishije amahirwe, uzamuke kugeza ku muntu uzagera ku rwego rwo kubabarira uwamwiciye, ugeze ku rwego rwo kubabarira umuntu wamuhemukiye ku gikomeye. Uwiteka nadufashe cyane. Nibwo Imana yo mu ijuru natwe izabasha kutubabarira. Petero yigeze yabaza Yesu ikibazo gikomeye muri Matayo ubutumwa bwiza ibice bya 18 umurongo 21 kujya ku 22. Yaramubajije ati none databuja, mwene data nangiye nabi, nzamubabarire ngeze kangahe, cyangwa se nzamubabarire kangahe? Arangije avuga ngo nzageze 7. Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Yesu ahimbazwe cyane. Donc imbabazi Imana dukeneye, urwego rw'imbabazi Imana dukeneyeho ntabwo ari urwego rworoheje rwo kubabarira umuntu ku munwa, oya. Rwa rugo vuga ngo ndakubabariye, ariko wagera mu rugo avuga ati n'ubundi nta handi azajya byara agashwa imbyara agaca, ajya aca hariya nange nce hariya, sinzongera kumusura nawe ntakansure, ntakagirira nange sinzagiriwe. Izo sizo mbabazi Imana ikeneye kuri wowe. Ugasanga bararirimbana ariko ntibahagarara ku murongo umwe ngo yaramubabariye, kandi ntibakwicara ku ntebe imwe. Ugasanga umuntu akoresha ibiro ntiyatume mugenzi we kandi ngo yaramubabariye. Ugasanga imbabazi zacu ni imbabazi ziciriritse, niko navuga, ni imbabazi zidashitse. Petero yashakaga kuzigira imbabazi zorera bwira Yesu ngo mbese Yesu we, umuntu nambabarira nambabaza cyangwa akamemukira, nzamubabarire ngeze kangahe? Ese nzageze 7? Mbega wiyumvaga ko 7 ari ibintu bihagije? Ariko kugira ngo Yesu amwereke uburemere bwo kubabarira yifuza muri uko bungana, yaramubwiye ngo ntuzamubabarire 7 gusa, ngo ahubwo uzamubabarire 77. Yesu adufashe cyane. Ukeneye kugira imbabazi, kuko Imana usenga ni Imana y'imbabazi. Iyo atari imbabazi z'Imana ntago tuba turiho. Iyo atari imbabazi z'Imana ntubugihumeka. Iyo atari imbabazi z'Imana ntago ubugeza aho ugeze uyu munsi. Ntabwo ari uko wakiranutse nshuti, ntabwo ari uko washimana kurusha abandi, ntabwo ari uko wakoze neza, ntabwo ari uko weze imbuto zikwiriye abihannye, ahubwo imbabazi z'Imana nizo zikubeshejeho. Imbabazi z'Imana nizo gituma ugihumeka. Iga kugira imbabazi. Iki ni ikintu cya gatatu cy'ingenzi mu bintu Imana ishima, mu bintu Imana twifuzaho muri Kristo Yesu. Haleluya. Reka mvuge ku kintu cya 4 nifuje ko tuvugaho mu bintu 4 Imana ishima. Nubwo ari byinshi, ariko nashatse kuvuga kuri bino bintu 4 izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Icya 4 ni ukugendana n'Imana yacu twicisha bugufiye. Mu yandi magambo ni ukwicisha bugufi. Yesu adufashe cyane. Hanyuma ndagira ngo nze gusobanura ino jambo. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana mu Migani ibice bya 6 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 19. Iri jambo ry'Imana ritubwiye ngo hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Imana yo mu ijuru dufashe cyane. Ibi ni ibintu Uwiteka yanga. Donc iyi ni contraire y'ibyo yishimira. Nushaka kuza kugira liste ndende y'ibintu Imana ishima, uze kuza gushaka ibintu binyuranye n'ibi ngibi yanga, uraza kumenya iki Imana igushakaho. Ariko ndashaka kwivugira ku kintu cyitwa guca bugufiya, kugendana n'Imana yawicisha bugufiya. Muri bino bintu 6 ndetse 7 ngo Uwiteka yanga bikamubera ikizira, harimo amaso y'ikintu cyitwa ubwibone. Ubwibone ni resulite yo kwishyira hejuru, it's pride. Mu cyongereza ni pride. Donc ukiyumva, nimbyite kwiyumva. Rimwe na rimwe twanabigeranya nicyo bita over confidence, ukumva yuko mbega warenze urugero. Yesu adufashe cyane. Niba hari ikintu Imana yo mu ijuru irwanya, ngo irwanya bibone. Retopista la veille ya demanda. Irwanya abantu bishyira hejuru. Icyuro cyayo yararahira avuga ngo ntabwo nzagisangira n'undi. Niba ushaka yuko Imana mubana, niba ushaka yuko uzaramba, niba ushaka yuko Imana izakugirira neza ukagirana ubusabane nayo, wiga guca bugufi imbere y'Imana yawe. Wiga guca bugufi imbere y'Imana wamenye. Umuntu Imana yitaho ntabwo ari umuntu ufite ibyamirenge ku ntenyo, oya. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 66 umurongo wa 2. Imana iravuga ngo ibyo byose ko kwanye niko kwabiremye. Ibyo mwibwira yuko bikomeye, ibyo mwibwira ko byabahinduye bakomeye, ibyo mwibwira yuko murusha abandi, ukuboko kwanjye niko kwabashije kubirema. Ngo ariko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye.
Mu yandi magambo ni umuntu uciye bugufi, ucishwa bugufiya igihe cyose ageze imbere y'Uwiteka, kugendana n'Imana wicisha bugufi. Mega kwishyira hejuru biri mu bintu byatuma Uwiteka guca nta n'integuza. Haleluya. Biri mu bintu byatuma Imana igusezera nta nteguza. Ubundi mu bintu namenye ku Mana, ntabwo Imana yaguhana itabanje kuguteguza. Umuntu niyo wavuze mu Kinyarwanda avuga ngo wongera gusiga ndamurinda. Uwiteka dufashe cyane. Ntabwo Imana ifata ku gakano, ntabwo Imana yubicira. Imana irabanza ikakuburira. Iyo wabaye akahebwe nibwo Imana ikuruka. Yesu adufashe cyane. Ariko ku kintu cyitwa kwishyira hejuru nta nteguza. Ntabwo Imana igiguteguza ngo ikubwire ngo wagabanyije kwishyira hejuru, wagabanyije ibyubahiro byawe bihaye, wagabanye. Oya, ikintu cyitwa kwishyira hejuru cyo nta n'integuza. Reka mbaho urugero. Uza gusoma ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 12, uza guhera ku murongo 21 usome no 22, uraza kuhasanga inkuru z'uwitwa Herode. Yesu ahimbazwe cyane. Igihe Herode yafashe speech atangiye kuvuga, abantu ngo bamurebye aravuga ngo noneho ngo ntabwo akiri kuvuga nk'umuntu, ngo arimo aravuga nk'Imana, ngo yabaye nk'akanwa k'Imana. Ngo nawe rero bakibivuga asa nk'ubyiyumvishijemo gatoya, asa nk'umuntu ubifirinze, ngo akimara gatoya kubyiyumvaho gakeya, ngo ahita ajoginya imbere y'abantu. Mu bintu Imana itashobora kwihanganira ni umuntu ushobora kwiha gusangira nayo icyubahiro, ni umuntu wakwiha ibyubahiro. Yesu adufashe cyane. Ubundi iyo wubasha Imana irakubahisha, ariko iyo wishyize hejuru Imana iragusuzuguza, Imana igukubita hasi. Imana idufashe cyane. Kugira ngo Imana mu bantu izaguhereza umugisha, izakwambutsa ugere kure, ukeneye ikintu cyitwa kwicisha bugufiya. Iki ni ikintu cya kane mu bintu by'ingenzi Imana ishima ku muntu, ni karite z'abantu Imana ishima. Uwiteka adufashe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritwereka umugabo witwa Nebukadinezari, yari umwami wa Babuloni. Yigeze gufata igihe ngo yikubita mu gatuza igihe Babuloni yari imaze kuzura, ngo aravuga ngo dore umurwa niyubakiye. Imana irangije kubibona irababara cyane, iravuga ngo uwo mwana w'umuntu wubaka umurwa. Buriya hari igihe Imana iduseka. Iyo umuntu atangiye kuvuga ngo reba sha, reba amamodoka yanjye sha, reba amazu yanjye sha, reba abana banjye kwiga Amerika barimo bariga mu Burayi, reba Imana yo mwijuru atanga itayi muri involvingamo Imana ngo uvuge ngo ndashima Imana yuko ngeze aha ngaha, Imana yarakoze abana banjye bari kwiga aha ngaha, Imana yarakoze. Utari murashyira mu Imana ngo wereke Imana yuko ariyo yabikoze. Yesu ahimbazwe. Iyi Imana ikurebye iraseka. Uwo mwana w'umuntu wabishobora utese, wabibasha utese, mbese inzira byacamo niye kugira ngo bigushobokere. Haleluya. Imana ngo imaze kubona Nebukadinezari yikubise mu gatuza, irangije ngo ihita itegeka abavuye ku ngoma, abavuye ku ntebe ya cyami, aramanuka imujyana mu ishyamba ngo arisha imyaka 7. Yesu ashimwe cyane. Iyo twubashye Imana idushyira hejuru, ariko iyo twishize hejuru iducisha bugufiya. Mu bintu bine rero nashatse kuvuga byatuma Imana yishima, Imana ishima dukeneyeho, harimo ikintu cyitwa kwicisha bugufiya. Muri byose wicishe bugufiya. Hari umuntu uvuga ndi umuhanuzi, abandi bari munsi yanjye, amavuta yanjye ari hejuru, ndi umupastori ukomeye, ndi umuvugabutumwa ukomeye, ndi umuririmbyi ukomeye. Ugasanga abantu bishyize hejuru mu buryo butandukanye. Niba ushaka kuzaramba muri runo rugendo, iga guca bugufiya, iga kugendana n'Imana uca bugufiya. Icyo ni Imana igukeneyeho. Ni ibintu bine nashatse kuvugaho uyu munsi. Haleluya. Uze gusoma muri Zaburi ya 16 umurongo wa 3. Biravuga ngo abera bo mu isi nibo mfura z'Uwiteka Imana yishimira. Mu isi bajya bavuga ngo umuntu ni imfura bitewe nuko yabasengerereye, bitewe nuko ajya bahitwerera amafaranga menshi, bakamwita imfura bitewe n'ibyo abakorera Uwiteka nadufashe cyane. Ariko mu isi y'umwuka imfura ni umuntu ukora ibyo data ashima. Aba bantu bakora ibyo data ashima, mbega barazwi ishinga no gushakisha uko bamenya ibyo Imana ishima. Aba ni Imana yita imfura, kandi ngo nibo yishimira bonyine, kuko aribo bakora ubushake bwayo nyine. Yesu adufashe cyane. Iki kintu cyatanu cyumve neza. Niba ushaka kubana n'Imana mugasabana, mukazagerana kure, wige guca bugufiya mu buzima bwawe, aho ukorera, mu murimo w'Imana, muri quartier iwe, mu rugo, wige guca bugufiya mu byo uvuga no mu byo ukora. Nibwo Imana muzabana, Imana ishimwe cyane. Narinje kubabwira ibintu bigera muri bine Imana idushakaho, Imana ishima. Ko Paulo yigeze yandikira Abefeso mu bice 5 umurongo w'10, aravuga ngo mushakashaka ko mwamenye umwami ashima. Turashimira Imana yuko yabihishuye. Icyambere nababwiye ni ikintu kizo gushima Imana. Icya kabiri nababwiye ni ikintu cyitwa gukora ibyo gukiranuka. Uwiteka dufashe cyane. Icya gatatu ni ugukunda kubabarira. Icya kane nsorejeho kandi cy'ingenzi ni ukugendana n'Imana twicisha bugufiya. Ibyo byose bikaba bihatswe n'ikintu gikomeye gikuru ntavuzeho kubera yuko next
egisipekitinga, niringira yuko mukizi cyitwa urukundo, ngo kubera ko urukundo rujya rutwikira ibyaha byinshi. Nizeye yuko mu mitima yacu harimo urukundo, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana y'amahoro nibahereza umugisha, ihaze kuza ko imitima yanyu mu izina